yahise yizingira ibye ahita ambwira ati iyi ni kado, nagira ngo nguhe kado muri make. Kado ubwo yavugaga ni kado yihe? Ni kado y'abo bana mwari mumaze kubyarana? Ni kado yihe ubwo yakubwiraga yaragusigiye? Ni kado y'ubwo bwandu nyine bwa sida. Nyuma yabwo inda y'uwo mwana yasize ntwite igeze mu mezi 6, nibwo natangiye kujya nyiviraho. Yes, reka twongere tubahe ikaze mwese mukurikira ibiganiro bya Ishakiro TV online, tubifuriza amahoro y'Imana, kugubwa neza ndetse no guhaha mu karonka aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'isi. By'umwihariko mwe mudukurikira muri mu Rwanda turabemera kandi murabizi. Nkuko mubibona imbere ya kamera cyangwa imbere ya screen zanyu, bidatinze cyangwa ntarambiranye, ndi kumwe n'umubyeyi tuye mu murenge wa Gitega, ni mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Birumvikana no mu mama washaririwe n'ubuzima, yahuye n'intambara nyinshi zitandukanye, ariko ntaravuga byinshi. Reka muhe ikaze, agiye kubitunyuriramo muri make mu buhamya tujye kuganiraho. Mama muraho? Muraho neza. Tubahe ikaze rero kuri kamera za Ishakiro TV online. Murakoze cyane. Ndatangira mutwibwira, mutubwire aho mutuye kugira ngo abadukurikiye babashe kumenya neza uri kutuganiriza ninde, ni muntu ki, atuye he, bivimuzi byose. Murakoze, nitwa Nyirampazamagambo Feresia, nkaba ntuye mu kagari ka Kigarama, mu mudugudu w'Umuhoza, umurenge wa Gitega, akarere ka Nyarugenge. Mama rero nibwo ngitangira ikiganiro nari mbikomejeho nti ni umubyeyi washaririwe n'ubuzima, afite ubuhamya, twaravuganye umbwira ubuhamya ufite bukomeye, nanjye numva ari ngombwa ko naza nkagusura tukabuganiraho, wenda hari abandi bishobora gufasha nkurikije uko nabyumvise. Ubuhamya bwawe rero buhagaze gute, cyangwa urumva uri butangire he kugira ngo tumenye neza uko tubutwara? Ubuhamya bwanjye burakakaye, ariko sinjya ntinya kubivuga kuko nzi ko mu ijuru hari Imana itabara. Cyambere na mbere mbanza kuvuga nibyo, umugabo wantaye akantana abana mu buzima butoroshye. Ubwo umugabo yamaze, twarabanye, tumaze kubana, tumaranye amezi 3 bahita bamufunga, ajya muri gereza, amarayo imyaka 5 n'igice. Ariko ubwo twashakanye afite ikibazo cy'ubwandu. Ubwandu buhe? Bwa sida. Yego, warubizi? Ntabwo nari mbizi. Hanyuma kugira ngo ibintu tubitware neza, tunabisobanura neza, mwashakanye ryari? Mwashakanye mu murenge se mu buryo bwemewe n'amategeko, muranashyingirwa? Ibyo byose nabyo genda bigaruka kugira ngo bisobanuke neza. Oya, ntabwo twasezeranye, twashakanye bisanzwe nyine, ariko ubwo nyine twamaranye amezi 3 bahita bamufunga, amara imyaka 5 n'igice muri gereza. Urumva ko muri make yansigiye inda ndayibana, afungurwa amazemo imyaka 5 n'igice. Ariko ubwo ntago nari nzi ko ubwo bwanda bufite. Yego. Namaze kumenya ko ubwanda bufite ntwaye inda ya 2. Tugiye ku gipimo nyine, batubaza ukuntu duhagaze. Maze kutubaza uko duhagaze, aravuga ati ngewe uko mpagaze ndakuzi. Ndababwira nti ngewe ntabyo nzi. Baramubaza ati se bimeze bite? Ati ngewe mfite ubwandu. Urumva ko ari ikintu cyari kintunguye. Ndavuga ese umugabo ufite ubwandu akaba atarabimbwiye, ni ukubera iyihe mpamvu? Ariko ubwo nsa nk'ubyakiriye muri make, barampima basanga icyo gihe nta kibazo mfite. Baratubwira bati, barambwira bati nimutahe, nyuma y'amezi 3 uzagaruke muri kontorore. Nsubirayo basanga naranduye nyine. Kubyakira byambereye ikibazo, bimbera birebire. Ni umuntu mbega kubana nawe
uyu munsi yagiye amaze hafi nk'amezi 5 yongeye yagarutse, twongeye twasubiranye gutyo gutyo, mvuga inti wenda umuntu azahinduka. Nuko birangije nyuma aza kongera kunsiga aragenda. Hashize nk'umwaka, umwana wa 2 nari narabyaye aza gufatwa n'igicuri. Kimufashe aho yari yantaye baba banyirukanye mu nzu. Ndavuga inti n'ubundi ni hahandi umuntu yamaze kunyanduza, reka ne gukomeza kuba njyenyine, kanjye nimubwire ko imibereho yancaririye nanjye. Mba ndahavuye ndagiye, turongeye turasubiranye, tumaranye amezi 2 aba nteye indi nda y'umwana wa 3. Mu gihe kimara kumenya ko iyo nda yinteye, yahise yizingira ibye, ahita ambwira ati iyi ni kado, nagira ngo nguhe kado muri make. Kado ubwo yavugaga ni kado yihe? Ni kado y'aba bana mwari mumaze kubyarana? Ni kado yihe ubwo yakubwiraga yaragusigiye? Ni kado y'ubwo bwandu nyine bwa sida. Ndamubwira inti urakoze, unsigiye abana 2 n'iyi nda nyine niyo n'ubwo bwandu urabunsigiye. Uwo mwana wa 2 nawe uramunsigiye, uzi ko afite icyo kibazo cy'igicuri, untaye mu nzu y'abandi nayo ngo ntiwayishyuraga, ubwo se kuko urabona ubuzima buzagenda gute? Arambwira tuzirwariza, icyo nashakaga ni ukuguha iyo kado nta kindi. Ndamubwira inti urakoze, Imana iguhe umugisha, ndagushimye. Ahita agenda ubwo ngubwo, ntiyigeze yongera kugusubira inyuma. Nyuma yabwo inda y'uwo mwana yasize ntwite igeze mu mezi 6, nibwo natangiye kujya nyiviraho. Nuko nahise nyiviraho mpita njya kwa muganga, bahita banjyana ku Muhima, banyohereza ku Muhima. Tukiri aho ngaho, akimara kugusezera akubwira ati nguhaye impano y'iyo sida naguteye, wabyakiriye ute muri ako kanya cyangwa muri ibyo bihe? Umva nawe uri umuntu, nawe tekereza, nahise numva niyanze, kwiyakira bimbera ibibazo, ndagenda ndananuka, ndavuga ese ubundi ubu nashakiraga iki mu by'ukuri yo nigumira nkigumira uko nari imeze. Mbega ndiganyira bingeza kure, ariko abaganga bakomeje kumva hafi, bakomeza kugenda banyigisha ndiyakira nyine. Ubwo rero nyuma y'icyo gihe iyo nzu yantayemo, nsubiye inyuma gato bahise bayinsohoramo. Urumva ko mbega ni ibintu bikomeye, byanjye byabaye birebire. Bamaze kuyinsohoramo bayinsohoramo, ubwo iyo nda yari yaranguye nabi, naranahiye, n'uwo mwana umeze gutyo, n'undi mukuru, mba hanze. Ariko ya Mana itagira uri kwigenza yarahandindiye, abantu baza kumenya ko nyir'inzu yansohoye hanze, baza kunteranyiriza udufaranga, banshakira indi nzu yo kubamo. Tukiri aho ngaho uba hanze hamaze igihe kingana iki, wowe n'abana bawe 2 utwite n'indi nda nabwo utorohewe? Namaze iminsi 3. N'abayobozi ntacyo bari bamenye ko uwo muntu yansohoye, baje kubimenya nyuma nyine, ariko ubwo nyine urumva ko aribo bankoreye umurimo wo kumfashishiriza mu bantu, bateranya udufaranga duke turinganiye, banshakira kandi gashamburete ko kubamo. Inda rero ubwo igeze mu mezi 6 nibwo natangiye nibwo yahise isa nk'igishakaga nko kuvamo, ariko njya kwa muganga kwa Mansera Kimisagara, ngezeyo bahita bampa transfert yo kujya ku Muhima. Ngeze ku Muhima babona ko nta herezo ryabyo. Nagiye ku wa mbere, bambaga ari ku wa 4 nijoro nka saa 9. Ifite 6. Maze kumbaga ubwo bambaze nagiye muri koma. Igihe naviriye muri koma nasanze akana kari muri kuveze. Nta murwaza nari mfite, nta wo kunsura nari mfite, usibye Imana yonyine n'abaganga. Nshiduka ndyamye mu mashuka yo kwa muganga, utwenda nari najyanye bari badutwaye, agatelefone, mbega
ni Imana yonyine twari turi kumwe, njye n'Imana n'abo baganga gusa, ariko nabo bandwanyeho kuko hari abantu baje gufasha abantu, abamama b'abasilamu, n'ubu ndacyabashima, Imana ibaha umugisha. Barababwira bati hano hari umumama yabyaye abazwe kandi ameze nabi, uyu muntu ni ukumurengera. Igisebe bambaze kiba kirwaye infegisiyo, barongera bagisubiramo. Hashize nk'icyumweru nanone kirongera kiraturika, barongera bagisubiramo bwa gatatu. Ubwo nguma muri ubwo buzima, banteraga uduserumu dutoya bita Furagile. Nta mafaranga yo kutugura nari mfite, ariko abaganga baraduhigaga. Noneho nasize b'abana, umwana mutoya uwo ngo wari wararwaye igicuri, babamunzaniye ku Muhima. Na wa undi mukuru wari wamufashe nawe bamunzaniyeyo ku bitaro. Ndavuga ese Mana, nk'ibi ni ibiki birimo kumbaho? Umwana mutoya abaganga bakajya bamutahana, umukuru nawe haza kuza umuntu uhari nawe navuga ngo Imana yari yamukoreyemo, aramutahana. Igihe kiragera rero nza gutaha, b'abasilamu bakajya baza bakandwaza, umwe akahirirwa, yagera nimugoroba agataha, ejo hakaza undi, ariko bakaza banagemuye, barananyambikira umwana, nanjye banzanira ibyo kwambara. Nza gutaha, handi nakodeshaga bari bankodeshereje, nsanga inzu iracyahari, ndahaguma. Maze kuhaguma igihe kiza kugera mbura amafaranga yo kuhishyura, nyine nabwo barahansohora, ariko b'abasilamu nanone barongeye barateranya. Ahangaha ndi nyine nibo bahanyishyuriye bwa mbere na mbere. Hano ubu mpamaze imyaka 4. Bampa amafaranga y'amezi 2, bati shakisha inzu iriya turabona abana yongeje, ureba ka makeyo uba ugiyemo n'abana. Nyizamo, nje kuyizamo, abana turabana, ariko abantu bakajya bamfasha, bakamfasha rwose. Najya kubona bagiye kuburara, nkabona umuntu araje azanye nk'akawunga, azanye ako gaceri, utwo dufaranga gutyo, nuko mbega nabayeho nishyura n'iyo nzu. Ubwo bigejeje mu kwa gatanu kwa 2018, numva mu nda harandya koko, kongera gutangira kuva nka kwa kundi navaga nyine bajya kumbaga kuri uriya mwana. Mu nda hakandya, mbura hepfo mbura haruguru, umva ndagenda ndaremba, njya kwa Nyiranuma, amatarasiferi bampima kanseri, bayipimye barayibona, bampaye transfert nsubiye ku Muhima. Na ku Muhima ngezeyo barayibona, bahita bampa transfert yo kujya CHK. Ngeze CHK naho bayipimye barayibona. Ubwo ndacyari muri rwa rugamba rwo kugira gute rw'uburwayi n'abana n'inzu y'abandi, nta gusohoka mu nzu mbega. Kugeza itariki y'umunsi ndacyarwaye, ariko nabonye Imana kuko abana banjye ntago bigeze babwirirwa ngo baburare. Niyo babwirirwaga no kugeza kuri itariki, niyo babwiriwe ntago bashobora kuburara. Abantu bagiye bantekerezaho, ajya kubona nkabona baraje. Hari urubyiruko rwa Hope rukorera mu murenge wacu rwaje kunsura, hari abandi rubyiruko ngo rufotorera kwa Rubangura nabo baje kunsura. Mbega umurenge nawo ugira akantu ngenera k'ingoboka. Ubwo niyo mibereho mbayemo, ariko ubuzima bwanjye bwarancaririye muri make. Ariko mbwira Imana, ni Imana, nzi ko neza ibi byose uzabirangiza, nanjye nkongera nkasubirana ubumuntu, ukankiza, nkasubira mu muhanda, nkakora nk'abandi, nanjye noneho nkashaka imibereho.
kugeza rero iyi tariki ni uko ibintu byanjye bimeze. dusubiye inyuma gato watubwiye uburyo umugabo yagucitse haciyeho imyaka myinshi n'uburyo yagusize agutana abana gusigiye n'ubwo burwayi n'ubwo bwandu. Nyuma yaho nta yandi makuru ye wigeze umenya cyangwa ntabo yongeye kugaruka ngo ashake ko mubana? Ubuzima bwe we bumeze bute n'ahari? Dusangize niba hari amakuru yabuze. Ntabwo yigeze yongera kugaruka, ariko nyuma yabwo naje kumva ngo yagiye kuba rwa rutabura nabwo ashakirayo umugore, ariko uwo mugore nawe ngo ntabwo bakomejanyije, bamaze kubyarana nawe aramutaragenda. Ubu kugeza iyi tariki y'uyu munsi ntabwo nzi ahantu arahariho, ntiyigeze agaruka ahangaha. Muri make sinigeze nongera kumuca iryera, ntawe nabonye. Hanyuma ku kijyanye rero n'uburwayi wagiye ugarukaho butandukanye, bagusigiye ubwo bwandu hanyuma hazamo na kanseri n'ikibazo cyo kuva. Ikibazo cyo kuva byo byari bimeze gute? Barakuvuye biragabanuka cyangwa na n'ubu akaba niyo mpamvu utava mu nzu? Na n'ubu ngubu biracyari uko nguko, ahubwo haziyemo n'ikindi. Muri iyi minsi nasubiye ku Muhima basanga ndwaye n'umwijima wa hepatite. Ubwo rero numva ko nkiri mu rugendo, ariko nzi ko ibyo byose igihe cyagenwe Imana izabikuraho, nanjye nkongera nkasubirana ubumuntu nkagira ubuzima. Imana izabikuraho ubuzima bugaruke. Hanyuma rero imibereho yo mu rugo watubwiye ko hari abantu benshi bagufasha, urubyiruko ujya kubona ukabona ruraje ruzanye utuntu, abantu batandukanye. Reka njye ku bana nyirizina, abana imyigire yabo bimeze bite? Bariga neza cyangwa hari ubwo bibagora bamwe bakaba baravuye no mu ishuri? Nacyo turashaka kukigarukaho. Abana bariga nyine, biba bigoye kugira ngo bazabone ibikoresho, ariko nk'ubuyobozi nk'abayobozi b'inzego z'ibanze barashakisha mu baturage bakabahigira amakayi n'ibikoresho by'ishuri. Urabona mu minsi ishize nuko indwara yatumye bihagarara. Hari umumasera utuye hano haruguru, niwe wari wabaguriye amakayi, n'abandi bantu bagenda bikoramo, mbega ufite abiri, ufite angahe, uwasaguye, nuko bose bakabazanira nyine bakajya ku ishuri. Umwana wawe w'imfura yiga mu wa kangahe? Yiga mu wa 5, yaragiye ngubu yari kuzimukira mu wa 6. Hanyuma wandi warwaraga igicuri we byarakize neza, nta kibazo kigira, ariga nta kibazo? Ariga, byararangiye. Hanyuma umuto wagize mu wa kangahe? Umutoya nyine ntabwo aratangira, iyo mba mfite ubushobozi ubu ngubu aba yiga muri garidiyene. Hanyuma rero nari ngarutse ku kibazo cy'imyigire y'abana, ikibazo cy'inzu. Uba mu nzu uracumbitse, inzu iri hano yimazemo imyaka 4 niba nabyumvise neza. Ubwishyu bwo bw'inzu buva hehe? Nabwo buva mu bantu? Aboneka gute? Cyangwa hari uko nyir'inzu yagusoneye bitewe n'ibibazo ufite? Oya, ntabwo yansoneye, ariko nta nubwo ajya nshyiraho agahato. Igihe mboneye Imana yangiriye neza, nanjye ndavuga nti reka umutwe yangiriye neza muheho, ariko nta gahato ajya nshyiramo ko kumbwira ati mushyize ku gatunambwene, kuko abona ikibazo nahuye nacyo. Ubwo rero nababwiye ko ku murenge bangeneye ingoboka, ni dukeya, ariko iyo ntubonye ndavuga nti reka nkureho 10 wenda mbe ndimuhaye, kugira ngo iminsi yigireyo. Ubuzima mbega urabyumva, ubuzima ni ikibazo, n'ishuri nako niko nabivuga. Hanyuma tugenda tugana ku musozo, ni iki wabwira abadukurikiye? Urumva wahuye n'ubuzima bukomeye, warashaririwe, ariko byose bikaba byaratewe ahanini n'uwo mwashakanye. Ni nk'iki wabwira abadukurikiye kijyanye n'isomo wakuye muri ubu buzima, ku buryo nabo cyabafasha, cyane ko hari abashobora kuba bafite ibibazo nk'ibyo ufite, cyangwa bafite n'ibibazo birenze n'ibyo wahuye nabyo? Isomo rero ubuzima wabayemo ryagusigiye ni irihe, ku buryo warisangiza abadukurikiye? Isomo nakuyemo ni iri: mujye mubana na buri muntu wese, bajye babana na buri muntu wese amahoro, kuko iyi si turimo
ni isi sinzi ukuntu nayivuga, ariko kubana n'abantu bose amahoro nibyo bya mbere. No kuba ngejeje uyu munsi abana banjye wenda bakibona icyo kurya, ni uko nabanye n'abantu bose wenda amahoro, wenda yego sinabyujuje neza ariko naragerageje. Ubwo rero niryo somo nakuyemo, kwihangana, kubana na buri muntu wese amahoro nibyo bya mbere muri make, noneho ukongeraho no gusenga. Ikindi cyifuzo navuga naba mfite gikomeye, burya kuba ahantu ukodesha utavuga uti mfite aho gushyira urubavu, niyo wava mu mubiri ugasiga abana udafite ahantu basize, burya ni ikibazo. Ndasaba Imana niyo byose burya ibikora, mvuga nti icyampa ahantu ho gusiga icyampa inzu yo gusigamo abana, mbega reka ariko mbivuga. Kwivuza nzivuza nk'uko n'ubundi wenda nari nsanzwe nivuza, ariko ikintu kimpangayikisha cyane ni aho kuba rwose. Yego n'imibereho iragoye kuko Imana itakoreye mu muntu ntago yatekereza kuza kuvuga ati kanaka ari hariya ameze gutya na gutya, ariko noneho aho kuba burya haba hagoye mbere na mbere. Ko wageze kugaruka ku kuba abayobozi bo mu nzego z'ibanze by'umwihariko bo ku murenge babazi ikibazo cyawe, cyane ko bagushyize no ku rutonde rw'abahabwa ingoboka, no kuba babonaga ufite ikibazo cy'imibereho, nta kintu bajya bakubwira ku bijyanye no kuba bakubakira inzu kwa kundi bubakira cyangwa batuza abatishoboye? Kereka niba babifite muri gahunda, nta kintu barabimbwiraho, ariko ubwo ngubwo nibishoboka bazabikora, kuko n'ejo bundi runo rubyiruko rw'abakorerabushake bano bagenda bigisha bano bantu ngo niba ari ukwambara agapfukamunwa, baransuye burya, bazana na exegitifu w'akagari, bazana n'umukuru w'umudugudu, bazana n'uw'isibo, baza kunsura, baza gusura abana. Ndavuga nti nanjye Imana hari icyo ikimaririra cyankunda, nuko nyine ubwo niba bifite mu mushinga ntabyo nzi, ariko baransuye. Mama rero dusoza, hagize uwakenera kuba yakuvugisha, ari icyo ashaka kukumarira cyangwa ari icyo ashaka kukubaza, birashoboka ko waduha uburyo yakugeraho, cyangwa ntabwo mukunda gutanga amanimero yanyu? Nabyo birashoboka ari umuntu udakunda gutanga nimero ye kubera ubuzima bwe cyangwa kubera uburyo aba yabayeho. Oya, nayibaha nta kibazo. Nimero yanjye ya MTN ni 078 25 99953. Iya Tigo ni 072 49 82 wakenera kugira icyo yashaka kundengeraho, nta kibazo, yamvugisha kuri izo nimero zombi, nta kibazo. Kandi mbaye mbashimiye, Imana ibaha umugisha no kwitanga muba mwagize kuba mwageze ahangaha. Ni ukuri numva ni ukunyereka ko Imana ikindi hafi kandi kinkunda. Imana ibaha umugisha pe. Mama, urakoze cyane rero kuba ufashe umwanya ukatuganiriza. Ni ibintu bitoroshye ukurikije n'ubuzima ubayemo, ariko hamwe n'Imana tuzi ko byose bizagenda neza, kandi Imana ikomeze ibane namwe. Urakoze cyane.